Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe. Wakwibaza ngo nihe yuri ushaka kuri mushyashya nta handi uri ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu ni kubabwira ko ari beza, kuvuga ko tubakunda, kubabwira ko tubashimira, ni ukubwira abantu ibyiza byabo bakiriho bakibasha kubyumva ndetse natwe ubwacu tukibasha kubivuga. Uziko abantu benshi bashiduka bari kubwira abantu ibyiza byabo ku munsi wabo wa nyuma, abantu bavuye mu buzima ugasanga ni buri kwibuka ibyiza yagukoreye, ukibuka ngo uyu muntu ni wowe wanyishyura ishuri, ukibuka ko akazi wagiyemo bwa mbere ari uwo muntu wakaguhaye, ukabyibuka umubwira atagihari, ukavuga ngo ibingibi yankoreye ngo nzabyitura abana be. Ariko nawe yarakwiye kumenya ko hari umuntu yagiriye neza, yarakwiye kumenya ko ineza hari uyizirikana. Nta bindi rero, ureke tubwira abantu ibyiza byabo bagihari. Rega ibyiza birahari, uziko ubishatse wabibona, aho ngaho ubona ikibi aho guhanga amaso ikibi n'ikiza wakibona. Twikomereze rero, turashimira abantu bacu cyane, abantu mukomeje gukora subscribe, abantu mutwandikira inbox mukatubwira ngo mukunda ibiganiro byacu, abantu muduha ibitekerezo, abantu muduha inama, no kuri Imana ibahumugisha. Namwe muri ingenzi, namwe muri abumumaro, ndetse nanjye ndabakunda kuko muri abantu murushaho kudufasha ko ibiganiro byacu birushaho kugera kure. Rero ntabwo tugikora ibintu birebire, tunabasaba kugira ngo mujye mutangira ikiganiro mu gisoze, kubera yuko abantu ntabwo bakunda ibintu birebire, ibintu birambiranye. Dusigaye dukora utunota duke, ariko kugira ngo iyi message irusheho kumvikana ndetse irusheho kugera kure. Yagera kure gute rero? Kora share abandi bose nabo ibagereho. Reka mbere ko dutangira ikiganiro cyacu rero babwire abantu bashaka kubafasha kubona ibintu by'ingenzi. Urashaka kudodesha, ushaka kwambara umwenda udoze, ufite civil uri kwibaza ngo ninde wandodera umwenda akawuguhera ku gihe, ninde wagukorera amarido meza akayadoda neza mu rugo wawe akarushaho gusa neza. Nta wundi ni Grace. Nimero ni 0788555573. Grace aragufasha ndetse ibintu byawe abiguhere ku gihe. Hanyuma rero murashaka kwambara neza, abantu bamwe na bamwe bajya bambwira ko bakunda amakanzu nambara, bakunda ko style zanjye. Nta wundi unyambika, nta wundi umpa imyenda, ubishaka wagenda nawe nunaka kwambika akaguha imyenda myiza ijyanye n'igihe, ahantu uzajya uca bakakubwira ngo wambaye neza, ndetse yaguhira uti yongewe aba yampaye. Hanyuma rero Nunu akorera muri Chic, winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho niho Nunu akorera. 0788707835. Iyo ni nimero ya Nunu, ari kuri WhatsApp, wamuhamagara wamwandikira ukamusobanuza ndetse n'imyenda akayikohereza ikakugeraho. Ukeneye imodoka nziza zijyanye n'igihe, zijyanye n'icyerekezo za hybrid, Fabiola nawe arahari kugira ngo aguhe imodoka nziza. 0788181397. Uwo ni Fabiola aragufasha aguha imodoka nziza. Hanyuma abakeneye amavaze, abakeneye indabo, Yvette nawe arahari kugira ngo iwawe harusheho gusa neza. 0788651258. Uwo ni Yvette aragufasha kugira ngo iwawe harusheho gusa neza, iwawe harusheho kumera neza, iwawe harusheho kugenda hameze neza. Hanyuma rero uyu munsi murabizi ko iyo tutakoze surprise, iyo nta muntu twatunguye, dushaka ko content cyangwa topic tuganiraho kugira ngo bisho kugenda neza. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo guceceka ni byiza ruta kuvuga, kuko ucecetse ntago umenye icyo atekereza. Ariko ngiye kubabwira ibihe by'ingenzi, ndetse nawe ndukunda kuvuga, aho ndutera story cyane, wawe ndukunda kwisanzura cyane, ibihe byangombwa ku muntu wari wese akwiriye kugeramo, bikaba ngombwa ko akwiye guceceka. Umuntu wese biramureba ko hari igihe agomba kugeramo agaceceka. Wakwibaza ngo icyo ni ikihe gihe gishobora kuntera guceceka? Igihe cya mbere rero ugomba guceceka, igihe cy'ingenzi cyangwa cyangombwa cyangwa byihutirwa cyangwa biri ngombwa ukwiye gucecekamo. Ikintu cya mbere ni igihe uri mushyashya ahantu, ugeze ahantu bwa mbere, nibwo ukihibona, cyane cyane ugeze mu kazi cyangwa ugeze mu ishuri. Ugeze mu kazi uratangiye utanze ibitekerezo, nyamara ibi byakorwa gutya, nyamara akazi twajya tugatangira gutya tugasoza iki gihe. Ntabwo ari ibyo. Ukwiye guceceka, ukabanza ukareba uko ibintu bikorwa, ukabanza ukiga, ukamenya uko aho hantu bitwara, ukamenya icyo abo bantu bakunda mbere yuko utanga ibitekerezo. Wenda ntibakunda n'umuntu utanga ibitekerezo, wenda bafite umuntu bayoboye. Igihe cyose ugeze ahantu uri mushyashya, ntabwo ari ngombwa kwita utangira kuvuga, ahubwo ni ngombwa guceceka. Ikindi gihe rero ukwiye guceceka, udakwiriye kuvuga. Hari igihe ugera ahantu, tuvuge cyane nko mu kazi, ugeze mu kazi batangiye kubwira ngo usa na kanaka, ngo uzi ko usa na kanaka, ngo sha chef wacu murasa.
kandi wenda n'umufamiliye wawe, kandi ntabwo ari ngombwa ko abantu bamenya yuko uwo muntu mufite icyo mupfana. Icyo gihe rero ntabwo ari ngombwa kuvuga ibyo, nabyo ubwiye guceceka. Ntabwo ari ngombwa guhita uvuga ngo yego ngo uwo muntu turaziranye, kuko ntuzi icyo n'icyo uwo muntu yakoze. Ushobora no kujya gushaka akazi ahantu umuntu ugahita umubwira ngo ngo uyu muntu uko musa, kandi wenda yahemukiye uwo muntu ugiye kuguha akazi. Yakumva mufitanye isano akavuga ngo wenda yaramwambuye, akavuga ngo wenda no yazambura, wenda yazahemuka. Si ngombwa rero kugera ahantu uhita utangira gutangaza isano ufitanye n'abantu runaka bakubwiye ko musa, kuko utazi icyo abo bantu bakoze. Ikindi, mu gihe ugiye gusaba serivisi ahantu wihita uvuga ngo kanaka ngo turaziranye, niwe wampaye nimero zanyu, wenda uwo muntu waguhaye nimero ntabwo ari umwizerwa. Icyo gihe cyose ni igihe uba ukwiye kugira gute guceceka. Ikindi gihe rero ukwiye guceceka biri ngombwa cyane ndetse by'ingenzi ko ukwiye guceceka mu gihe watandukanye n'inshuti. Inshuti mu gihe muri fiançailles, wenda umuntu yari fiançailles cyangwa umuntu mwari inshuti mwakundanaga, ugasanga abantu batangiye kuza kukubaza byagenze gutya kandi ntuzi uko iminsi igenda, wenda muzongera munasubirana, cyangwa se niyo mutasubirana abantu ndetse ntibajyana guhimbira ibyo utavuze, se akaba ari igihe bavuga ko wavuze kandi utaranavuze. Iki rero ni ikikwereka ko ushobora kuvuga noneho bakabiheraho bakabizamura. Nimba umuntu ashobora kukubeshyera ko wavuze ikintu akanacyemeza, akagihimba ikinyoma, ni gute atahera ku cyo wavuze? Icecekere rero, witangaza amakuru yo ku muntu mwatandukanye. Ni igihe cyiza cyo guceceka nimba umuntu mutandukanye, nimba umuntu ari byo mutumvikanye neza, icecekere. Ntabwo ari igihe cyo kugira gute, cyo gutandukanya, cyo kugira gute, cyo gutanduka, igihe cyo kuvuga ngo umuntu ngo twaratandukanye ngo byagenze gutya. Oya. Ikindi gihe cyo guceceka udakwiriye kugira ikintu kivuga cyangwa kugira umwanzuro ufata igihe warakaye. Umujinya ukoresha ibintu byinshi kandi bibi. Urahubuka, uhita uvuga nabi, ndetse ukavuga n'ibintu bitari ngombwa, bitari bikenewe. Ugasanga urugero utangaje ibintu cyangwa ayo makuru si meza, sanizewe, nyine nayo mu burakari ufashe umwanzuro ukomeye, ufashe ibintu urajugunye, ufashe ibintu kubera umujinya. Igihe cyiza rero cyo guceceka ni igihe ufite umujinya. Ikindi gihe rero nacyo cyo guceceka mu gihe wishimye cyane. Hari igihe umuntu yishima cyane ugasanga avuze n'ibintu byandi bita ngo uvuze n'akari murori, kandi ntabwo byari ngombwa. Nacyo mu gihe wishimye cyane wagakwiye kwishima, ariko ibyishimo byawe nabyo bikagutera guceceka, kutagira ikintu kinini utangaza, kutagira amakuru menshi utangaza, kuko hari igihe utangaza ibintu nyuma bikaba bitagire gute, bidafite igaruriro. Ikindi gihe rero cyo guceceka mu gihe abantu bagutuye, mu gihe ukorewe surprise, kuko surprise zikora ku mutima, umuntu akishima ukananirwa kujera amarangamutima yawe. Ugasanga wenda uravuze ibi bintu munkoreye biranejeje cyane, kanaka ntigeze abinkorera. Ugasanga uwo muntu kandi wenda yarafite icyo ari gutekereza, wenda yarafite icyo agambiriye nawe azakora, cyangwa se niyo atagishoboye, ugasanga bikugize gute, bibubatse urusika hagati yawe nawe, bitumye muba abanzi kuruta kandi wenda mutari abanzi. No mu gihe rero utunguwe, ikintu kigutunguye, irinde ahubwo icecekere. Ikindi gihe rero ugomba guceceka cyane ni igihe uri gutera imbere, mu gihe nyine achievement zawe zose ziri kugerwa, uri kugenda waguka, ibiki akazi biracamo, urubatse biciyemo, ukoreye perime biciyemo, uguze imodoka, mbese uri gutera imbere, ibintu birihuta, birashyushye, biragenda neza, ubuzima kwa kundi ubona bukuryoheye, byose bicamo. Abantu bari kukwegera baza se byanyuze he, byaciye ze, byagenze gute? Iki ni igihe cyo guceceka, kuko kuvuze hari igihe unavuga abantu ntabwo twakira ibintu kimwe. Abantu ntabwo turi beza twese. Abantu bamwe usanga bafite ubugome, ugasanga uko uvuze ngo wenda ngo byagenze gutya, uriya mu boss yaranyizeye ama nka miliyoni 10 ngo nimbe nzizunguza mbe nkora nyuma nzamwishyura. Ugasanga umuntu ahise agenda kandi wowe bimubwiye wishimye unezera koje ngo niki cyatumye utera imbere. Ese bigenze gute? Twende uriya mu boss rero twarakoranaga, abonye ko mbonye perima itambwira ati fata amafaranga izi miliyoni ugenda ugura akamodoka ube wirwanaho nawe nk'umujene witeza imbere. Uwo muntu bibwiye ntabwo uzi icyo ari gutekereza, waragiye ashatse wa mu boss ahise avuga ati ariko uzi ibintu uriya muntu yambwiye, kandi igihamya yaragifite, ikimenyetso yaragifite, koko za miliyoni 10 yaraziguhaye. Undi rero ibyo bazamubwira harimo akantu kamwe kazima, azavuga ati ariko uzi ko ari byo,
usiko guhemukira guha abantu aba n'aba badashima cyangwa batagira gutya bigende gute usanga ya mafaranga n'igihe yarwaye ikigezweho ndetse imishinga yawe nawe iragupfanye nimba amafaranga bari kuzayakwishyuza mu myaka 10 cyangwa 15 mu boss ararakaye aravuze ati dusese amasezerano n'ibyo yagufasha wenda birazi urwo n'urugero rutoya muhaye ushaka kubwira ngo nimba uri gutera imbere cyane gira ibanga nacyo ni igihe cyiza cyo guceceka. Ikindi gihe cyiza cyo guceceka ni igihe umuntu ari kukuvuga nk'abantu mwe nimba ari ikintu kibabaza ni umuntu noneho kukuvuga yanakubeshye nawe no kuvuga ibizima umuntu uhimba ikinyoma akagikubita hariya ahavuga ati kanaka rwose niwe wakoze ibi yaramvuze avuga nibi mu gihe ari umuntu wakuvuze icecekere wishyogoranya nawe winamubwira ngo waramvuze wakoze ibi nibi nimba mwana bivuganye ceceka ntabwo ari igihe cyo gutangaza ibyo mwagiye mubwira ngo bikwirakwiza ahantu hose nimba uzi shoke byaguteye mu mutima nimba uzi ingaruka byakugezeho icecekere wikongeza abandi kugira ngo nabo bagire gute bagire uwo mubabaro wagize mu mutima nimba ari umuntu wakuvuze icecekere nimba yarakuvuze ibinyoma nimba yarakuvuze ukuri si igihe cyo gusubizanya nawe ahubwo ni igihe nawe cyo guceceka. Ikindi gihe rero ugomba guceceka cyane ni mu gihe abantu biteze ko ugomba kuvuga nabi. Hari igihe nyine umuntu waba biteze kuri buvuge nabi hakaba ari igihe uje ugasanga tuvuga urugero uri nko mu rugo uraje usanga nk'umukozi ugufasha imirimo mu rugo yashiririje bien ibishyimbo yabishiririje cyangwa gazi irapfubusa imbabura irapfubusa mbese uje ameze nawe nk'abantu biteze n'abari hafi aho biteze ko ugiye kuvuga nabi. Ntabwo ari igihe cyo kuvuga ahubwo ni igihe cyo guceceka icecekere. Igihe cyose abantu biteze ko ugomba kuvuga nabi jya uceceka wenda icyo wari kuvuga uwo mwanya uzakivuge nyuma ntuba ari ngombwa bwo kujya gute kuvuga nyuma. Ikindi kintu cyo guceceka ushobora gutengwa n'umuntu w'inshuti yawe umuntu ukunda ushobora guca ahantu nk'uko uvuga cyane kandi uzi ko wenda Sylvie wenda inshuti yawe ugasanga ndi kuri telefone kuvuga aro kanakoze ibintu yakoze n'ibindi uzi ko burya yiba uzi ko burya aroga uzi ko burya ari umusambanyi ibi nibi urugero unyuzeho ndahantu ndimo mu nzu uciyeho ndi kuri telefone ndi kubivuga icyo si igihe cyo kuvuga icecekere nibi naba ngombwa wamaze kubyumva igenderwaho kuko ntabwo uvuze wavuga bitari byiza ndetse bishobora kuvuga nawe akavuga bikabaveramo ibintu by'imvururu n'ibintu by'inzangano cyangwa n'ibintu by'imirwano. Ibi rero ni ibihe narebye nsanga biri ngombwa cyane guceceka. Ni igihe umuntu wese agomba kwitoza guceceka mu gihe unabishoboye hari n'ibindi bihe byinshi wacecekamo ariko hari igihe abantu bibaza ngo ese ni ryari nkwiriye guceceka ese ni ryari ntakwiriye kuvuga ese ni ryari abantu badakwiriye kumva ijambo ryanjye. Igihe abantu bose biteze kuri buvuge nabi igihe abantu bose bagukoreye inama igihe abantu bose bagusuzuguye hari igihe rego buri no ahantu mu muryango ukabona abantu bagusuzuguye cyangwa abantu bari kukunoshanira uraciyeho ukabona abantu bari kuvuga barakufuza urabibonye ko aribo bavuze bakaba biteze kuba bameze nk'abantu bari kugushotora cyangwa umuntu ugukubitiye umwana usanga umuntu agukubitiye umwana umuntu abwiye nawe umwana ntabwo ari igihe cyo kuvuga icecekere fata umwana umuhoze nimba yari hanze umwinjize mu nzu. Ibi ni ibihe ngewe narebye nawe ushobora kureba ibindi ndetse nawe ugatekereza ibindi ariko nabwiye ngo hari igihe biba ngombwa guceceka. Murakoze rero ndabashimira nabwiye ko ntazajya mbatindira ndabashimira kandi ndabakunda abantu mubana natwe abantu mukora like mukora subscribe mukora share abantu mufata ibiganiro byacu mukabisangiza abandi abantu mutubwira ngo ibintu dukora ni byiza ni ukuri Imana ibahumugisha mukomeze mudukunde mukomeze mudushyigikire mudutere inkunga mu bitekerezo mudutere inkunga mu masengesho mu buryo bwose muhagararane natwe kugira ngo twimike urukundo twimike amagambo mazima ndetse tubibe ibyiza. Mujye mureba social media abantu barahanganye abantu barashwana ni inzangano gusa abantu baravuga ibibi ugasanga umuntu azengurutse kuri social media nk'eshanu amacano nk'atanu ari kuvuga abantu bamwemukiye ari kuvuga abantu bamugiriye nabi ariko ntabwo uzabona umuntu uca kuri channel tuvuge ebyiri avuga ngo uyu muntu yangiriye neza ngo uyu muntu yarantabaye uyu muntu yarandokoye uyu muntu yatumye ubuzima bwongera kuryoha. Ni bakeya rero mureke twebwe tube muri bakeya basakaza ibyiza tube muri bakeya bafite intego yo kuvuga ngo tuzavuga ibyiza tuzimika urukundo. Umuntu wese yakoze umuntu wese yacumura umuntu wese rega no umunyantege ariko narababwiye ngo
icyo uhanze amaso nicyo ubona. Uzi ko ushatse kubona ko ndi igikara wabibona, uzi ko ushatse kubona ko ndi inzobe wabibona. Bivuze iki? Icyo uzashaka kubona mu muntu nicyo uzabona. Aho kwimika rero ikibi ngo wite ku kibi wabonanye umuntu, ite ku cyiza wabonanye umuntu. Murakoze, ndabakunda, ndabashimiye, mukomeze mubane natwe, amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze.